urakoze cyane ndakwikirije kandi nanjye ndagusuhuje. Abakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi turabaganiriza ku ingingo. Bakunzi bacu uyu munsi turaganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo. Ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Hari bamwe mu bantu bibasirwa kandi bakanenwa bitewe n'uko babyibushye, bananutse cyangwa indeshyo zabo ku buryo bibagiraho ingaruka mu mitekerereze, amarangamutima ndetse n'umubiri. Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo badusangize icyo babona gitera kuba hari abibasira bagenzi babo. Muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wahejwe kubera uko ateye kugira ngo adusangize inkuru y'ibyamubayeho. Si ibyo gusa kuko turaza no gusobanukirwa ingaruka iri vangura rishobora kugira ku muntu urikorewe. By'umwihariko turanamenya icyakorwa kugira ngo rikumirwe. Tuba ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Iki kiganiro gihagarariwe na Niyigena mu gihe Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ubusanzwe mu miterere yacu nk'abantu hari abantu barebare n'abagufi ndetse hari ababyibushye n'abananutse, ariko ugasanga hari abakorerwa ivangura biturutse ku miterere y'umubiri wabo. Ibi usanga muri aya marushanwa hagenderwa ku miterere runaka y'umuntu, kabone n'ubwo bigira umubare munini w'abanyarwandakazi biheza. Yego, usibye aya marushanwa hari n'abafite imyumvire yo kwibasira abandi kubwo kudahuza imiterere y'umubiri, by'umwihariko hagendeye ku myaka ndetse n'igitsina. Imbuga nkoranyambaga zishyirwa mu majwi mu gutiza umurindi iyi myumvire, dore ko usanga mu bitekerezo bahabwa bigaruka ku kubanena no kubabwira amagambo yibasira imiterere yabo. Bamwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, mu murenge wa Kicukiro, babona ko kwibasira umuntu bitewe n'uko mudahuje imiterere y'umubiri ari umuco mubi, ndetse bavuga ko ari ukubura ikinyabupfura, gushaka gukorera abandi urugomo ndetse n'ubwibone. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Mbona rero igitera abantu kwibasira abandi mu buryo bw'imiterere y'umubiri ari nko mu buzima busanzwe, nk'uko umuntu atagira discipline. Ukabona umuntu ntuzi ibyo yaciyemo, ntuzi uko abayeho, iyo umuvuze gutyo ukagenda umuvuga mu bandi musebya, iyo ni njye mbibara nkaho nta discipline uba ufite. Njye ntekereza ko kwibasira umuntu bitewe n'uko ameze kubera ko mudahuje imiterere y'umubiri, ku giti cyanjye mbona ari ubujiji cyane cyane ko ntabwo Imana yari guturema kimwe, kandi ikindi kuba Imana yaraturemye gutyo ni imbaraga zayo, kubiturema mu buryo bwinshi butandukanye. Umuntu umwe kamugira amagufi, undi kamugira muremure, undi kamubyibushya, undi kamunanura. Nta mpamvu zo kubitindaho. Sinumva rero impamvu umuntu yakwibasira undi ngo arananutse, ngo ni mugufi, ngo ni muremure, ngo arabyibushye n'ibindi byinshi nyine abantu bagenda bareberaho. Njyewe ukuntu mbona ko ari urugomo abantu baba bashaka gukora kugira ngo basebye umuntu runaka. So njye mbona nyine ko baba babikorera urugomo. Igikombe mbona ntabwo ari byo, kuko uramutse ubikoze uri umwana nakumva, kuko ubu hari ibintu byinshi birengagije, cyangwa se hari ibintu ugitekereza bitagaragara neza, cyangwa se mu bandi rumwe bibogamye, bitari imyitwarire y'umuntu ukuze. Njyewe ukuntu mbyumva mbona akenshi biterwa n'ubwibone. Navuga ko nko mu rubyiruko nko muri iki gihe hari ukuntu baba bafite ngo ibintu bijyanye ngo n'imiterere, ngo figa n'ibiki, ugasanga rero umuntu uhabanye n'iyo miterere bakunda kumwibasira bamuvuga nabi n'ibiki. Kuba umuntu yakwibasira undi kubera imiterere itandukanye y'umubiri byo bibaho cyane. Nk'umuntu ugiye ukuntu nk'umupapa yibyibushye bifitiye mu nda hanini bita akarimo k'igikoni, umuntu akakwibasira akavuga ngo uriya muntu ngo yaraturiye cyangwa bimeze bite. Buriya rero mbona ari uburere buke umuntu aba afite, nta yindi mpamvu numva ko nta mutima mubi wundi numva burimo, ahubwo ni uburere buke umuntu aba yifite. Njyewe rero numva abantu bagakwiye kuba babireka bakava mu bujiji bakemera ko turi ku isi twese tagomba. Bamusangije ibitekerezo byiza ku cyo babona gitera abantu bavangura abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo. Ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu ricike mu muryango mugari?
uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo, by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo, ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha bidaturuka ku burwayi gusa, ahubwo bishobora kuba uruhererekane mu miryango. Kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha ntibisobanuye kutagira ubuzima bwiza, kuko abenshi mu bafite umubyibuho ukabije bawugira bamaze gukura. Mukankusi Esperance ni umwe mu bantu byabayeho igihe kirekire mu gihe yigaga mu mashuri yisumbuye ndetse na nyuma yaho, kuko yari afite ibiro bigera ku 100 kandi ari mugufi. Esperance yarabenzwe cyane kubera amagambo y'abantu kandi abura imirimo yamuteza imbere, kugeza aho yakuyemo ingaruka z'uburwayi bw'igifu kubera ibintu byinshi bitandukanye yagiye anywa kugira ngo arebe ko yananuka. Uyu mudamu w'imyaka 32 ukomoka mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba, yavuye mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Nyabitekere. Ubu buryo naherwemo kera nkiga, ariho mpera nkiga, hari n'ibintu ku ishuri bibayo bya dance traditionnelle na dance moderne. Ibyo ngibyo byabaga kubera nyine nari mfite ibiro byinshi n'umubyibuho nyine mwinshi, wasangaga barampezaga kujya mu marushanwa nk'abandi, nyine bakansiga nkitoza, ariko abo bantu bakaba batanjyana. Ngeze no hanze kubona akazi, haraho ujya kwaka akazi bakakakwima, naho ugize amahirwe ukakabona bakajya birirwa bavuga ngo ni nyamunini, ngo ni igikuri. Nari mugufiye cyane, nanabyibushye cyane, nari mfite ibiro nko mu 100. Ese haba hari bamwe mu bantu bakwibasiye bitewe n'imiterere y'umubiri wawe? Yego, nkuko nari maze kubikubwira, nyine nko mu kazi bazaga birirwa bamubwira ngo kiragikuri, ibintu nk'ibyo. Ese haba hari ingaruka byakugizeho? Ingaruka ntago zabura, nyine urumva nko kubera amagambo yose yirirwaga avuga ukayumva, narayumvaga nyine nkahora numva mbabaye, sinisanzure mu bandi, ndetse nkashakisha uburyo nanjye nananuka kugira ngo ngane nk'abandi. Ingaruka byangizeho rero muri uko gushakisha uburyo nananuka, nakuyemo kurwara igifu kubera vinegere nanywaga, n'indi mu bintu byinshi. Nyine nanywaga ibintu byose ibyo bambwiraga byose umuntu yakora kugira ngo ananuke, narabikora. Rero ingaruka byangizeho navanye mu igifu. Ese noneho mubona hari icyakorwa ngo abantu bagifite iyo myumvire ibe yacika? Yewe ntabwo ku bwanjye mba numva bitoroshye. Nta se hakorwa iki ko gukuramo abantu ngo se wajya kuvuga ngo umuntu ngo yavuze, ubwo si byo bihano babitanga bati. Cyeka habayeho nk'itorero hari. Inama nabagira ni uko bafata umuntu n'inkundi, kuko kuba ari mugufi ntacyo biba bibatwaye, ni ukumureba nyine akamufata nka mugenzi we. Ikindi nabwiraho inama abantu, nk'urugero natanga nko kujya muri Miss Rwanda, ngo bisaba ngo nyine hari metero bareba ngo n'ibiki, ariko buriya bareka buri muntu wese impano yakayikoresha. Nimba uri mugufi ariko ubwo bwiza ubufite ukaba watsindwa n'ibindi bizama, ariko ntutsindwe nuko uteye. Ikindi nimba uzi nko gukina, nimba uzi nyine nko kubyina, nyine nkuko nari nigeze kubivuga, bakaba bakoreka ukisanzura ukagaragaza impano yawe batarebeye ku bugufi bwawe cyangwa umubyibuho.